mwese murye muri menge kuko abajura bameze nabi. Umuntu uzi wagufashije ashobora kukwiba, umuntu uzi w'inshuti yawe ashobora kugutwara utwawe, umuntu uzi wumva ngo uramwizeye ku mafaranga ntugomba kumwizera. Nk'uko uzi ko umubare wawe w'ibanga wa mobile money udashobora kuwereka umuntu uwo ari we wese, niko na passphrase ndetse na password yo muri Pi Network udakwiye kuyereka umuntu uwo ari we wese. Ku bantu bivuze ko bamwibye amafaranga 347 n'amafaranga 296.32 y'amanyarwanda, aya niyo bamutwaye igihe zari zimaze kugera kuri available balance. Yari afite Umutahira TV. inshuti bakunze b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire kuri Pi Network. Ushobora kwifashisha igikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga, ushobora kubukoresha telefone, ushobora kubukoresha mudasobwa, cyangwa se niba hari ibindi bikoresho ushobora gukoresha mu ikoranabuhanga bikagufasha gukoresha application agiye atandukanye akorera kuri iri koranabuhanga, nacyo wagikoresha. Nyewe rero igikoresho ngiye gukoresha ni telefone, smartphone niyo ushobora gukoresha mu gihe ushaka gukoresha application zigiye zitandukanye, ushobora kubyaza umusaruro mu buryo bugiye butandukanye. Aha rero ndagira ngo twongere tuganire kuri Pi Network, aho aba pioneers benshi barimo guhabwa migration, ariko bamwe mu bahabwa migration ubwo no kuvuga step yawe ya 9 imaze kuba icyatsi, abantu bamwe mu bagiye babafasha bagahita babatwara coin zabo zimaze kugera kuri available balance. Turebe bamwe mu bantu barimo guhemukirwa n'abandi bizeye bakabaha uburenganzira ku bikoresho byabo by'ikoranabuhanga ngo babafashe, rimwe na rimwe bakabatwarira amapassword ndetse n'amapassphrase. Icyo gihe rero bikaba birangiye, cyangwa se bishoboka ko umuntu ashobora kukwiba mu gihe umugiriye icyizere ariko atari wo kwizerwa, hanyuma ukamuha imfunguzo zawe ngo abashe kwinjira mu ikoranabuhanga ryawe, hanyuma agire ibyo agufasha. Nyuma yo kugira ibyo agufasha ashobora kugukuraho udupayi twawe wimayiningiye mu gihe kingana n'imyaka myinshi, akadutwara umunsi umwe wonyine. Kugeza uyu munsi buri muntu wese arabizi neza yuko Pi yamaze kuba amafaranga. Unyuze kuri exchange ushobora kubona Pi ari amafaranga. Niyo mpamvu mu buryo bugiye butandukanye udashobora kumva ko ukwiriye guhereza umuntu telefone yawe utizeye ngo ayinjiremo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera ko niba ufite Pi coin zawe kuri available balance, ufite amafaranga yigenza, ushobora kwibwa isaha ku isaha. Hari abantu basobanukiwe ikoranabuhanga kukurusha, hari abantu bazi telefone kukurusha, hari abantu bazi ibintu by'amafaranga y'ikoranabuhanga kukurusha, bashobora kukwiba utwawe uramutse utabaye maso. Aha rero ngiye kukwereka urugero rw'umuntu umwe muri iyi minsi batwaye Pi ziwe mu gihe yari amaze igihe kirekire rwose amayininga. Tangazwa nuko kuri available balance hari hageze Pi zigeze muri 400. Izo Pi zigeze muri 400 bakazimutwara. Reka turebe muri make mu ma screenshot amwe yagiye agaragaza gira ngo wenda umuntu agire icyo yamufasha cyangwa se inama yamugira kubigendanye n'ibyamubayeho. Iyi ni screenshot igaragaza wallet yiwe. Iyo wallet ye yarayagezeho Pi. Iyo wallet ni ingi tubona ahangaha itangirwa na GBLXM, iherwa na M2MUO. Iyi wallet biragaragara ko yagezemo Pi zingana gutya, nubwo yambwiye yuko hagezemo izigeze kuri 800. Hanyuma aha kuri available balance hakajyaho izi ngizi ari nazo bamutwaye. Izi ngizi 441 nizo bamutwaye, ariko
we yambwiye yuko mu bisobanuro yansobanuriye yuko muri wallet ye hari hagezemo izigeze muri 800, gusa njye simbibona, mbona ko hagezemo 442, bakamukata imwe igomba kuba ari ya yindi y'abantu bamufashije mu kuvalida KYC yiwe, hanyuma ubwo izindi zo zahise zijya ahangaha kuri available balance. Izo zagiye kuri available balance ni izi ngizi 441, ubwo harengagaho ibi bice bigeze kuri 28, ariko hakaba hariho na transaction fee ayo bamukase mu gihe bamwibaga, kuko iyo bakwibye cyangwa se iyo ukoze transaction bagukata, ngira ngo ni 0.01 cyangwa se ni 0.1, niba ntibeshye sinibuka neza, ariko uko byagenda kose ni muri iyo njyana. Hanyuma rero uyu nguyu urabona yuko ikintu cyabayeho nuko yakoze move, yimuye payize ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, isaha yitwa 2:49, nibwo yakoze move akura payize muri wallet aho ziba ziri izitarokinze, azishyira kuri available balance. Arangije kubikora mu kanya katarambiranye gato cyane, uwamucungaga yari arimo kumucunga, bigaragara ko yari afite passphrase ziwe. Hashize iminota 2 cyangwa se 3, ubwo ni ukuvuga kuri izo tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, ahangaha 2:51 umuntu yahise amutwara payi zigeze kuri 441, arizo zari zageze ahangaha kuri available balance, zose ahita azitwara nta nimwe amusigiye. Zose urabona ko yahise azitwara nta nimwe amusigiye. Nizo zari zageze muri available balance, hanyuma zose ahita azitwara nta na kamwe amusigiye. Ibi rero birimo kugenda biba ku bantu benshi bagiye batandukanye, abaziba bakaba barabafashije mu bihe bigiye bitandukanye, ariko bakaba bararebye na passphrase zabo barazibitse, hanyuma bamara kuzibika bakazaca ruhinga nyuma bakazabakorera ubujura nk'ubu ngubu. Ngira ngo muri iyi minsi muri kubireba ko ari ibintu byeze cyane. Aha rero uhita ubona uwo muntu wakoze iyi transaction, ugahita ubona na wallet yiwe. Iyo ugarutse ahangaha ureba details za transaction, uhita ubona uwo muntu igihe yakoreye ibyo bintu n'igihe na wallet ze zose uhita uzibona, bahita bazikwereka. Ahangaha uri kubona yuko yabikoze kuri iyi saha ya saa, uri kubona ko yabikoze ku isaha ya ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, isaa 2:51 n'amasegonda 56. Aho zagiye rero barahita bakwereka, zagiye kuri iyi wallet tureba ahangaha itangirwa na GCMPUK. Izo ngizo nyine ziherwa na EVZ, nizo zagiyeho cyangwa se nizo zibye uyu muntu payize zigeze kuri 441. Aha rero aba bajura barakaze kandi bari kubikora ku bwinshi cyane, ku buryo umuntu wese atabaye maso abajura bashobora kumwiba mu buryo bugiye butandukanye. Turebe payi 441 uzishyize mu manyarwanda, ubwo bashobora kuba baramwibye payi zingahe. Turajya kuri
exchange, turajya kuri exchange hanyuma turebe payi igeze kuri angahe. Reka twikoze kuri exchange hanyuma nitumara kugera kuri exchange turareba ngo payi, reka tujye kuri OKX. Urabona ko payi imwe ahangaha kuri OKX, reka dufatire kuri igiciro kiriho none ahangaha 0.5517 by'idolari, hanyuma tubishyire mu manyarwanda turebe byaba arangaye. Turajya kuri Chrome, reka twikoze kuri Chrome ahangaha, turebe ahangaha. Baratubwira ngo urabona wanditse gutya ukareba aya madolari, wanditse gutya ukareba aya madolari, amadolari 0.05518 to Rwanda francs mu manyarwanda. Barakubwira ko ahwanye n'amanyarwanda 787.52, 787.52 niryo dola. Ni ukuvuga ngo payi imwe ihwanye n'amafaranga 787.52. Ibyo biri guterwa nuko payi yamanutse, ukaba ubona yarageze kuri utu duce duke cyane. Muribuka ko mu minsi itambutse igeze kuzamuka ikagera ku idolari. Bigeze ku idolari ahangaha babivuga yuko turi ku 1,400 ariko uyu munsi yamanutse igeze kuri aya. Ariko nubwo igeze kuri aya ngaya, reka aya ngaya tuyafate tuyashyire mu manyarwanda, hanyuma dufate amafaranga 787.52, tugiye gufata 757.52, hanyuma tubikube na 441. Turabona amafaranga 347 n'amafaranga 296.32. Bivuze ko bamwibye amafaranga 347 n'amafaranga 296.32 y'amanyarwanda. Aya niyo bamutwaye igihe zari zimaze kugera kuri available balance. Yari afite uburenganzira bwo kuzifata agahita azijyana kuri exchange akazicuruza kuri iki giciro cy'aya mafaranga ureba, agahita ayabona ari mu madolari, agahita agurisha ayo madolari akayashyira mu manyarwanda. Yajya kuri mobile money cyangwa se kuri konti yiwe yo muri banka akashyiraho aya mafaranga 347 nari yandi arengaho agahita abikuza. Aya ni amafaranga ushobora kurya amezi 2 umeze neza nta kibazo. Iki ni igiciro kiri kuri exchange kitari muri ecosystem ya Pi Network. Tugiye muri ecosystem ya Pi Network byaba ari ibindi birenze uko umuntu abitekereza. Aha rero urumva yuko abantu mwese mufite account za Pi Network, mwaba mwarakoze move mu gihe mwabonye migration cyangwa se mutarakora move mu gihe mutarabona migration, mwese murye muri menge kuko abajura bameze nabi. Umuntu uzi wagufashije ashobora kukwiba, umuntu uzi w'inshuti yawe ashobora kugutwara utwawe, umuntu uzi wumva ngo uramwizeye ku mafaranga ntugomba kumwiza. Nk'uko uzi ko umubare wawe wibanga wa mobile money udashobora kuwereka umuntu uwo ari we wese, niko na passphrase ndetse na password yo muri Pi Network udakwiye kuyereka umuntu uwo ari we wese. Ku bantu rero maze wenda gusobanukirwa neza iby'umushinga wa Pi Network, mukaba muzi neza yuko hari abantu bagiye babafasha muri Pi Network, ariko muri make mukaba mutarabona migration, nabagira inama niba waramaze kubimenya ukaba ubyumva ubizi, birashoboka ko mu gihe utarabona migration wahindura passphrase. Bivuze ngo wakora indi wallet, hanyuma iyo wallet ukoze akaba ariyo upestinga muri 3
no muri gatandatu mu gihe 9 cyawe kitaraba icyatsi. Icyakora niba warabonye migration ubyihorere, niba 9 yawe yarabaye icyatsi ubyihorere, utegereze amahirwe yawe ashobora kubaho uwagufashije akaba ari inyangamugo cyangwa se akaba atarabitse imfunguzo zawe. Hanyuma reka wenda duhurire muri comment mugira ibyo mubaza bitandukanye bikorerwa kuri iri koranabuhanga rya Pi Network, aho ushobora gusobanuza kimwe mu bibazo ufite, hanyuma nanjye nkagufasha gusobanukirwa icyo kibazo waba ufite kuri Pi Network unyuze ahangaha muri comment ukandika igitekerezo cyawe, hanyuma nkagufasha gusobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye mu bibazo waba ugize ariko bishingiye kuri ino audio dukoze cyangwa se ino video dukoze. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Njye ndi Leonard, iyi ni Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusaba ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, aho tuzajya tuganira ku bigendanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga n'ikoranabuhanga muri rusange, kugira ngo twige kandi tumenye ibintu bigiye bitandukanye. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.